Ndabasuhuje cyane, ni ukuvuga ngo abantu benshi mwanyandikiye, abandi murampamagara wenda sinabasha kubitaba, ariko ikibazo cyari ukubaza ngo Quantum Wallet yabikujwe, Quantum Wallet yacu twashyizemo application turazibura, nimugoroba naberetse application mbereka ko turi kubona izo bita Satu, kandi twebwe handi ikintu dushobora kuba twagurisha ni icyo bita Atu. Ni ukuvuga ngo aba bantu rero bari baratubwiye yuko ku itariki ya 8 ngo Quantum Wallet ngo Satu ngo iri buze kuba launched, ariko amakuru ahari ntabwo nigeze mbona exchange n'imwe ishobora kuba yagurisha zino Satu. Icya kabiri baratubwiraga ngo bashobora kuzafata, urabona nka hano mfite ibihumbi 108 bya Satu, batubwiraga ko bazafata zino Satu bakazivunjamo Atu cyangwa se ATU uko wabisoma kose, ariko ngira ngo urebye hano hejuru biragaragara yuko muri balance yanjye nta ATU cyangwa se Atu ziriho, ntazo. Ikintu kiri kugaragara balance iragaragara mwuka byaramwe abo nabibwiye, hariho ikibazo cya network, harimo ikibazo cy'akavuyo muri iyi application, abantu benshi murabigerageza nyine bikanga, nanjye nk'uko mba mbigerageje biba byantwaye umwanya byanze, ariko amafaranga nta muntu wigeze uyabikuza n'umwe. Ndakomeza nkurikirana amakuru, mbonye hari umuntu wabikuje nababwira, ariko ntawe. Ahubwo ikintu kiri kugaragara, haragaragara nyine urabona harimo haragaragara izi Satu, bakerekana n'agaciro kazo, ndetse yewe agaciro kazo kazamutse, mbere byari 0.3, none dore ni 0.34, ari nayo mpamvu nawe nuza kubasha kwinjiramo urabona ko byazamutse. Nijoro nari mfite 36,000, none byabaye 37. Mu by'ukuri urabona baratwereka agaciro ko ka Satu kangana n'iyi ATU cyangwa se Atu, baratwereka ko bingana, kuko uko iyi ATU izamuka ni nako natwe izo dufite kuri balance ziri kuzamuka, ariko ibijyanye no kubikuza ntabwo biri kugaragara rwose. Nta muntu wayariye. Wowe muntu uri kumpamagara, mfite call nyinshi cyane, mfite WhatsApp nyinshi, abantu benshi banyandikiye pe, nawe ubaye uri njyewe ntabwo wapfa guhita byose ubimanaginga, abantu ntabashije guhamagara namwe ntimundenganye do. Urabona ko abenshi bari kumbaza ngo ibiki n'ibiki, kandi mafite n'akazi, nibyo nta kibazo ni na byiza, ariko abantu ntabashije gusubiza, ntimugire ngo ni umutima mubi, ntabwo ibintu birakunda. Buriya iyo nkoresheje nka YouTube abantu benshi ndabakommunicatinga mukabibona, ni ukuvuga ngo ukurikije ya video ya kare urabikora ukagwa, ndetse nanjye ndayikuyemo ndongera nsubizamo. Ikintu cya mbere uzirikana ni uko ugomba kubika ya magambo, cyangwa se ukaza hano hasi mbere yo gukuramo application yawe, ukanyura hano hasi kuri mbere yo gukuramo application ishaje, ugahita uza ukanyura hano hejuru kuri app management, ahangaha warangiza ugahita ukanda hano kuri export private key, ahangaha ukahakanda. Ni uburyo bwo kwibikira umutungo wawe. Iyo urangije ugera hano ushyiramo pin ya yindi yawe nyine ya kera, abantu muba mwibuka muvuga ngo mwibagiwe pin zanyu, ko simbizi, uyishyiramo warangiza ukongera ukayishyiramo, bahita baguha private key ukayibika. Iyo niyo wallet, cyangwa se za passphrase zo warazibitse urimo creating wallet. Ibyo nibyo uzajya ugenda ushyiramo kuri buri version nshyashya yose ije. Naho ubundi rwose dore inyandiko message ziracyari nyinshi cyane, ariko aho uri hose ntiwumve ko hari abantu bariye wowe ukaba utararya, ibintu ntibirakunda. Ni nkayo makuru naba. Ya video ya mbere irabyerekana, dore ngibi. Cyakoze akandi kantu nshobora kukwereka, unyuze hano kuri C2C hano hasi baratwereka ngo, ubwo ni nka peer to peer, barahita batwereka agaciro k'iyi Atu, ukabona wagira ngo hari abantu bazigura bakanazigurisha. Hano ushobora ngo kuba wazihagurira, reka se wenda nkande kuri buy, ariko kugira ngo bibe byakunda biragusaba amadolari. Ikigaragara rero bimeze nka pre-market, mu magambo make ni nka pre-market. Turabona hano ni pre-market yayo ya Atu, ariko kuba yabaye listed ntabwo biragaragara. Abari kumpamagara babe bihanganye, ni ukuvuga ngo ntabwo biragaragara. Urabona yuko hano nk'ubu baye ufiteho amadolari wazigura. Noneho
icyo bari kutwereka hirya ntabwo wowe ushobora kuba wagurisha. Aha ni kuri bayi, ufite amadolari wazigura, ariko uje hano hejuru kuri seri ngo wowe ugurishe, hano naho ntabwo wowe ufite izo wagurisha ntazo, kubera yuko ntabwo baraziduha. Ubwo bimeze nk'aho ari purimaketi nicyo navuga. Ubwo rero dutegereze twihanganye, ntiwumve yuko wacikanywe nyabuneka, aya niyo makuru ahari. Ubwo ibindi tuzagenda tubimenya, mugerageze wowe ugarure akawunti yawe ubone bimeze gutya utuze, tuzagenda tureba amakuru ahari. Sawa rero mugubwe neza, ntimugire ikibazo, ubwo andi makuru nayabaha.